Ijambo ry'ubwenge ry'uyu munsi turaganira ku mumaro w'ubunyangamugayo, the blessing of integrity. Bavandimwe bakundwa, uyu munsi turongera gusangira ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cy'Imigani rifite insanganyamatsiko igira iti umugisha w'ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo ni ukwizerwa, kuba inyangamugayo no gukorera Imana n'abantu utagira uburiganya. Mu migani dusangamo ukuri kuduhamagarira kubaho mu bunyangamugayo, kuko ari bwo butuma tugira amahoro n'umugisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Beloved brothers and sisters, today we share again the word of God from the book of Proverbs under the theme, the blessing of integrity. Integrity means being trustworthy, honesty, and serving God and people without deceit. In Proverbs, we find the truth that calls us to live with integrity, for it brings peace and blessing to our lives. Imigani igice cya 10 umurongo wa 9 iravuga iti, ugenda atunganye abagenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Kuba inyangamugayo bituma umuntu agenda afite amahoro mu mutima no mu buzima, kuko ntacyo ahisha cyangwa atinya. Ubunyangamugayo butuma tugira icyizere imbere y'Imana n'abantu. Whoever works in integrity works securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Living honestly gives a person peace in heart and life, for they have nothing to hide or fear. Integrity builds our confidence before God and people. Imigani igice cya 11 umurongo wa 3 itwigisha iti, gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bw'abariganya buzabarimbura. Iyo ubuzima bwacu buyobowe n'ubunyangamugayo, turinda umutima wacu n'imyitwarire yacu. Uburiganya bwo buzanira umuntu ishyano n'ubwigunge. Proverbs chapter 11 verse 3 teaches, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. When our lives are guided by integrity, we guard our hearts and actions. Deceit, however, brings ruin and isolation. Imigani igice cya 19 umurongo wa 1 iratubwira iti, umukene ugenda atunganye aruta ufite ururimi rugoreka kandi ari umupfapfa. Ibi bitwereka ko agaciro k'ubunyangamugayo karuta ubutunzi cyangwa izina rituruka ku buriganya. Imana iha agaciro umutima w'inyangamugayo kuruta ibindi byose. Proverbs chapter 19 verse 1 says, better is a poor person who works in his integrity than one who is crooked in speech and is a fool. This shows us that the value of integrity surpasses wealth or reputations gained through deceit. God values a honest heart above all else. Ubunyangamugayo butuma umuntu aba intangarugero. Imigani igice cya 20 umurongo wa 7 iravuga iti, umukiranutsi agendera mu murava we, hahirwa abana be bazamukurikira. Ubunyangamugayo bwawe bushobora kuba umurage w'agaciro
ku bana bawe n'abazaza inyuma yawe. Integrity makes a person an example. Proverbs chapter 20 verse 7 says, "The righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them." Your integrity can be priceless legacy for your children and those who come after you. Imigani igice cya 28 umurongo wa 6 naho haratubwira hati, umukene ugenda ari inyangamugayo aruta icyigenge naho cyaba ari igikire. Ibi bitwigisha ko ubuzima bw'inyangamugayo buhesha Imana icyubahiro kandi bukazana umugisha kurusha ubutunzi bwose. Proverbs chapter 28 verse 6 says, "Better is a poor man who works in his integrity than a rich man who is crooked in his ways." This reminds us that a life of integrity brings more glory to God and blessing than any wealth could ever provide. Bavandimwe, ubunyangamugayo ni umugisha ukomeye kandi niwe uduha amahoro nyakuri. Dusaba Uwiteka duha imitima y'inyangamugayo, aturinde uburiganya kandi atuma ubuzima bwacu buba itara riyobora abandi ku nzira y'ukuri. Beloved, integrity is a great blessing and a source of true peace. Let us ask the Lord to give us honest hearts, to guard us from deceit, and to make our lives a light that guides others on the path of truth. Mwakoze kubana natwe uyu munsi, tuzasubira ubutaha. Thank you for being with us today. We shall meet next.